maze imyaka 3 inzira yarabyaye amahari gute rero abari kwerekeza Isiyoni barafashe inzira yabo n'abajya kurimbuka barafashe ariko nyine umutini ajyaza gushaka y'imbuto akazibura uyu mwaka wa 2024 ni umwaka wa last warning yes ni umwaka nuvuga ngo oya muri make ni gasopo ya nyuma kugira ngo abantu babyumve neza iyo tuvuze uburumbuke ni muri firidi yariyo yose ariko risoza ritanga message rivuga ko uzaba umwaka atari wo kunyanyagiza uzaba umwaka wo kurunda cyangwa se guhunika cyangwa se kuzigama kuko mu mpera zawo cyangwa se ushobora kuzawusoza amarira y'abantu benshi ari kuri turabizi ko twawubonye tukabona ko imitini nta kibazo ariko uyu mwaka wa 2024 mwitege ko ari umwaka umutini ushobora kurandurwa no gucirwa kandi ikintu iyo bakivanyeho imizi donc bakiranduye na bwa butohagire n'ubukibu uyu mwaka wa 2024 ndakumva ushobora kuzaba umwaka nkunda kubwira aba YouTube ushobora kuzabagaburira umwaka uzajya ubona headline z'ibinyamakuru zandika ngo Francis iri zina rishobora kuzagaburira abantu Papa Francis mvuze Francis papa niwo byiyongereyeho cyangwa se Vladimir amazina ashobora kuzagaburira abantu ariko nubwo waba uri mu kazi birakwiye ko abantu basabana n'Imana yego tweka abantu basabana n'Imana uyu mwaka tuzabonamo amakuru menshi igihe kirageze donc igihe kirageze aho tugiye kubona umuntu wese nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp reka ntangiye gusuza wowe udukurikiye ushobora kuba utwumvira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka nkwifurize kugubwa neza amahoro y'Imana bane nawe kandi rwose nizere ko uyu mwaka wutangiye amahoro niba kandi utarawutangiye amahoro burya byose bibaho kubera impamvu yego ishobora kuba nziza cyangwa mbi ariko burya ngo nta kitagira impamvu n'isi nta na kimwe nawe wemera ko nta kitagira impamvu nticyanabaho burya byose biberaho kubera impamvu kandi Bibere none katuvuga ko mu byiza no mu bibi tugomba guhora uzi ko buriya n'ibyaha bikorwa kubera impamvu na byose kandi n'ibyaha bikorwa ni na Imana ireba kurenza igikorwa ireba icyaha ireba impamvu ireba impamvu y'icyaha hari igihe Apotre Mutabazi yigeze gukora ikiganiro avuga ko nk'umukobwa wasambanye ari mu butumwa bw'akazi wenda bw'igihugu byabaye ngombwa ko izo mpamvu Imana ibizizi ruvuga ngo nta cyaha bakoze koko umuntu se twareba icyitwa icyaha icyaricyo kuko iyi Imana iri kureba kubera ihera mu itangira ikageza mu isoza ryacyo buriya Imana iduhishuriye niko twamenya niba icyaha cyatari icyaha nyine ndagira ngo tubwire dushobora kureba impamvu yajyanye uwo mukobwa mu kazi n'icyatumye yemera gukora umurongo wo kwemera gusambana urumva akorera igihugu bamutumye kuneka uwo ari bukuremo amakuru biramusaba ko bahurira mu cyumba turaza kureba nyine icyatumye ajya muri uwo murongo wo kuneka kugera ku rwego agera ku rwego yemera no gusambana okay ari igihe nka Mutabazi washobora kuvuga akavuga ngo umukobwa uri gusambana ariko asambanira igihugu kubera kuneka nta cyaha kirimo ariko ugasanga n'ubundi mu bisanzwe si uwizera kuko umuntu wizera Imana ntiyagera ku rwego rwo kujya gusambana
nta umuntu wasomye Bibiliya tujye tuvugisha. urumva rero aho ngaho nyine umva biba byarangije kwangirika ntabwo byagera hariya ntibyahagera. Ndambwira abantu niwumva umuntu ari kuvuga jya umanza urebe umuntu uri kuvuga na dimansiyo ari kuvugiramo, icyo ni icya mbere n'umwuka uri inyuma wo kuvuga. Iteka ryose umwuka ngewe uri inyuma ndawureba cyane. Yego. Okay. Roba ahandi ariko umeze neza? Ndamahoro, ndashima Imana. Tumva Yesu anyuzuye. Yesu arakuzuye. Yego. Roba tutagiye kure, uyu munsi ngo hari message ijuru ryaguhaye. Mfite message nzaniye abantu. Mfite message nzaniye abantu. Cyangwa ndakubeshye ntago ari ijuru ryayiguhaye ni yawe bwite? Ntago ari ijuru ryayiguhaye ni yawe bwite? Urancekeje. Ariko ubu ntago mba nyiri wanjye ngo nigenge. Bibiliya avuga ngo bamwe yabahaye kuba bigisha. Iyo umwuka kuyoboye akakuvuga ngo genda ujye kwigisha, ugenda ukigisha. Yaguha kuba umushumba ukagenda ugashumba, yaguha guhanura ukagenda ugahanura. Ese ubwo umwuka yakuyobora mu guhanura akaba ari ibyawe. Yego. Nari negereje irindi jambo mbwira. Nta rindi nari ngikubaza. Sanze atari ibyanjye. Ibinyuzuye nibyo byuzuye Kristo. Ubwo ntago ari ibyawe. Yego. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Niryo ngiye guhanuriramo. Ijambo riri mu gitabo cya Luka. Yego. Ibice byawo 14 na 13 sorry. Ni ijambo rivanga umugani w'umutini warumbye. Kandi abacira uyu mugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, buke araza gushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce. Urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja uwureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Yego. Tumaze imyaka 3 inzira yarabyaye amahari. Tumaze imyaka 3 inzira yarabyaye amahari. Gute rero? Abari kwerekeza i Siyoni barafashe inzira yabo, n'abajya kurimbuka barafashe inzira yabo. None twinjiye mu mwaka wa 4. Ahari twabonye umutini ushishe, ubyibushye, utohagiye, ufite amababi, ariko nyine umutini ajyaza gushaka imbuto akazibura. Uyu mwaka wa 2024 ni umwaka wa last warning. Last warning? Yes. Ni umwaka nuvuga ngo oya muri make ni gasopo ya nyuma kugira ngo abantu babyumve neza. Ni umwaka wo kureba umutini niba ko kutohagiye gusa nta mbuto ziriho. Ishami ryose data atateye cyangwa se igiti cyose atateye kigiye kurandurwa. Bwashize nandi kubabwira ko ijuru riri gutanga amakuru. Yego. Ko uyu mwaka wa 2024 ari umwaka w'uburumbuke, umwaka abantu bazatangira beza. Iyo tuvuze uburumbuke ni muri firidi yariyo yose, ariko risoza ritanga message rivuga ko uzaba umwaka atari wo kunyanyagiza, uzaba umwaka wo kurunda, cyangwa se guhunika, cyangwa se kuzigama. Yego. Kuko mu mpera zawo cyangwa se ushobora kuzawusoza amarira y'abantu benshi ari kurira bitewe nuko bamwe bawusesaguye. Sure. Yes. Ari igihe leta yerekwe ikavuga ngo tunywere isi abantu ntibumve ikintu bavuze, uri kumva? Yego. Ariko reka mbisubiremo, uyu ni umwaka w'amahirwe ya nyuma. Bravo. Ushobora kubona umutini ukabona uratohagiye neza neza, ukabona urashishe, ukabona umeze neza, awushakiraho imbuto ukazibura. Birashoboka ko umuntu ashobora kumuvuga butumwa, wamureba amaso uburyo yubakitse, uburyo ameze neza, ukabona umutini umeze neza. Wareba imbere n'inyuma ukabona ibintu bimeze neza, hari ahakunzwe urukumva. Ariko washaka imbuto ku mutini ukazibura. Iyi ni last warning year.
imyaka 3 nta kibazo. Turabizi ko twawubonye tukabona ko imitini nta kibazo. Ariko uyu mwaka wa 2024 mwitege ko ari umwaka umutini ushobora kurandurwa no gucirwa. Kandi ikintu iyo bakivanyeho imizi donc bakiranduye na bwa butohagire n'ubukibubona. Munashobora kuba ari umuhanzi, ari umuririmbyi. Iyo niziye muri message ubwashize narababwiye abantu bashobora kuba bamenyereye ko ntari umuhanuzi, uri kumva. Umuntu ashobora kuba ari umuhanzi, ari umuririmbyi, ameze neza, abantu babona shishe atohagiye, ariko igiti cyose n'ishami data atateye rizagiye kurandurwa. Ibiti byose bitatewe bitatewe. Uyu mwaka wa 2024 ndakumva ushobora kuzaba umwaka, nkunda kubwira aba YouTube ushobora kuzabagaburira. mwaka ushobora kuzatugaburira. Hari amazina azagaburira muri uyu mwaka tukicururiza. Kagira inkuru rero. Kandi nsa nk'ubabona na 2023 nyine nabwo umutini wagaragaraga ko utatoshye, nta nutoshye ariko nta mbuto. 2024 nuko. Ayo mazina ni ayahe? Ayo mazina ni ayahe? Uyu mwaka uzajya ubona headline z'ibinyamakuru zandika ngo Francis, iri zina rishobora kuzagaburira abantu. Papa Francis. Mvuze Francis, papa niwo byiyongereyeho. Cyangwa se Vladimir. Amazina ashobora kuzagaburira abantu. Akabona inkuru nyine batangaza. Hanyuma abantu basenga cyangwa se baba mu bwisho bw'isumba byose, niko Dawidi yanditse, uzaba umwaka wo kuba maso. Hanyuma Evo, Ego, iyo mvuze ngo umutini, wari wajya ahantu ugasanga ubundi busanzwe igira igura ngahe? Iki rero nta giciro risigaye rigira. Ariko maximum na minimum base. Ubundi akenshi twatumenye ko rigura 100 ariko akenshi rigura 200. Ni hagati cyangwa 150 gutyo. Ubwo se hagati 100 na 200. Harano wari wasanga bari kurigurisha 5,000. Igise? Oya. Abantu mudukurikiye nta hantu murabibona. Igi bari gurisha 5,000. Nta ndabibona. Usi ryaba ririmo zahabu ariko. Yamari mitini iratohagiye ariko nta mbuto. Hari aho bari kuyagurisha 5. Tugeze ahantu igi rishobora kugura 5,000 abantu bagaceceka. Nubwo umutini utohagiye ariko ari tray nibura. Oya. Igirimo. Mani turengera. Nubwo umutini utohagiye. Abantu bakwiye kuba maso bagasenga, sibyo? Nyine tumeze neza, nta kibazo dufite, sibyo? Ariko abantu bashaka kwegera Imana cyane muri uyu mwaka wa 2024 barushaho kuyegera. Nubwo uburyo bwo gusenga bwaba bugoye, barushaho kuyegera. Ari igihe abantu babura umwanya wo gusenga, njya numva abantu baba nk'Iburayi bataka kubera ko akazi karuta igihe cyo kubona umwanya wo gusenga. Ariko nubwo waba uri mu kazi, birakwiye ko abantu basabana n'Imana. Yego. Kweka abantu basabana n'Imana. Basabana n'Imana. Uyu mwaka tuzabonamo amakuru menshi, sibyo? Yego. Menshi agiye atandukanye. Hari inshuti 3 kandi nini cyane zizashwana, sibyo? Uyu mwaka hari inshuti 3 zikomeye mu isi zizashyamirana. Eshatu zikomeye mu isi zizashyamirana. Ariko atari ugushyamirana kugira ngo zishyamirane, zizi impamvu ziri gushyamirana, kugira ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi bigire biharenganire. Sibyo? Yego.
nta kintu kibabaje mu isi nko kuba umuntu azi gusoma neza, azi gusoma neza, ubugingo bwe bukamanuka mu mwobo, anatunze Bibiliya iwe, hard Bible na soft Bible iwe mu rugo, ubugingo bwe bukajya bumanuka ikuzimu abureba. Uyu mwaka abantu bafunguye macho, sibyo? Tugeze ahantu intwari ziri kunanirwa, hasigaye aho intwarane. Intwari zananiwe, hasigaye intwarane. Hasigaye aho intwarane, kuko intwari zaretse umurimo, intwari zaretse ubuzima bw'umwuka. Yego. Hasigaye aho intwarane, sibyo? Hari igihe tuvuga gutya, uri kumva Evo? Yego. Abantu bamwe bakatubwira ngo namwe ngo muraje, reka tuze nta kibazo. icyangombwa ni uko uvuga ibyo Imana yagutumye, ibindi buri wese nyine akarebamo ibitunganye. Yego. cyangwa ni uko wikuraho urubanza, si uko? Ubwashize uriya mwaka washize twabonye imvura nyinshi cyane, itwara ibintu, itwara n'iki. Abanyamwuka barebere, musenge nabwo, nubwo ushobora kuba Imana ishobora kutabikuraho cyangwa se ikabikuraho kuko ikora ibyo ishatse mu Mana bwayo, ariko hamwe nanjye n'abandi dusenge, sibyo? Dusenge. Yego. Abantu basenge. Igihe kirageze, donc igihe kirageze aho tugiye kubona umuntu wese yivomera ye. Uvuga ngo igihe kirageze buri wese yivomera ye, ubwo buri wese azajya atungwa n'ayo yivomeye. Igihe kirageze bisubiremo, umuntu udafite mu mperezo ze gahunda, ijoro riraje kandi bamwe amavuta bayamaze mu mperezo, abandi nta nizo bigeze bagendana. Uyu mwaka mwibuke gutwara amavuta mu mperezo zanyu. Yego. No kumenya kurinda amatabaza yanyu. Isi mike turaza kugeraho umwana arira nyina niyumve, cyangwa ise niyumve. Ikintu mvuze uracyumvishije? Yego. Tugiye kugeraho umwana arira nyina niyumve, cyangwa ise niyumve. Yego. Ubwo abantu bafite base nyine bazi ko barira bakabumva, cyangwa ba nyina bakabumva. Ndi kuvuga mu mwuka, abantu tumva mu mubiri. Mu mwuka. Abantu bafite base mu mwuka na ba nyina mu mwuka. Tugiye kugera ahantu mugiye kuzajya murira ntibabumve. Yego. Tugiye kugera ahantu mugiye kujya barira ntibagire gute? Ntibumve. Abantu mudukurikiye, nk'ubukwe bwabereye ahantu habiri icyarimwe umunsi umwe batumiyemo hombi, wabigenza ute ngo utahe ubwo bukwe bwombi? Kubutaha bwombi? Ntabwo bishoboka. Ngo birasaba ko hamwe ujyaho igice kimwe ahandi ukajyayo. Ko abantu bari gutahira ubukwe bubiri bwabereye rimwe icyarimwe. Byagusaba ko ufite izindi mbaraga. Yego.
mumenye invitation mufite mu mwuka mutahe ubukwe bumwe. Isi yajagaraje abantu yabazengereje naho ubu ngubu babuze aho bataha. Mwite mu bukwe bumwe mutaha. Yego. Nawe utahira ubukwe bubiri bwabereye rimwe icyarimwe. Igitangaje bamwe barashaka kwambarira ubukwe bubiri bwabereye icyarimwe. Bashaka kubutahira. Bashaka kubwambarira. Kubwambarira. Mwite mu bukwe bumwe mutaha. Kandi ubwo nasoje. Yego, message ni iyo ngiyo. Ariko ubwo nanjye nyamara buri hari icyo nkuyemo. Uretse ko wenda abantu baba badashaka kumva. Yego. Cyangwa se wenda hari aba bumva ari uko umuntu avuze cyane. Ariko nyine ndumva ari ibyo. Yego. Kandi nyuma y'ubutumwa nta kindi. Reka tubuherekeshe isengesho. Yego. Mana turagushimye, tugushimiye ko ubanye natwe. Tukweretse uyu mwaka wa 2024 komeza urinde itorero ryawe, urindiremo abizera. Isi iraruhijwe n'umwanzi, hirya no hino huzuyemo imiruho n'amahane, ibyo bakeneye byose ko bahera ko ngo babibone, ariko ku munsi mukuru ubwo tuzakubona tuzagushima, tuzaguhimbaza. Ushobora ibyo tutashobora, urema ibyo tutarema. Izina ryawe nikomeze kubana natwe kandi ukomeze utugwirize imbaraga z'umutima, turindishe kwera kwawe no gukiranuka kwawe. Haleluya. Twongeye gusaba uburinzi mu buntu bwawe no mu mbabazi zawe. Twongeye gusabira abera bose bo mu isi ngumye kubarinda imitego yose y'umwanzi, kandi abatarafata umwanzuro wo gutaha ubukwe bw'umwana w'intama uhereye none ahangaha bafata umwanzuro. Turasenze ngo urukundo rwawe n'ineza yawe gumye gusakara kubizera. Uyu mutini utohagiye ariko washakiraho imbuto ntuzibone, turasenze ngo ubahe kumenya gusobanukirwa neza kwera imbuto z'abizera. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe ari rwo rudushyigikira none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.